Aka kanya tugiye kukugezaho ibice bituma umugore cyangwa se umukobwa agira ubushake burenze bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Hari ibice bimwe na bimwe by'abakobwa, abahungu bamwe batazi ko kubikoraho bishobora gutuma umukobwa cyangwa se umugore akwingingira gukorana nawe imibonano mpuzabitsina kubera uburyo kubikoraho bimutera ubushake bukabije. Ibi bice by'umubiri bigira ubukirigitwa cyane ku muntu w'igitsina gore, bikaba ari nayo mpamvu bifatwa cyane kandi bigakururwa n'amaraso y'igitsina gabo, iyo abikozeho agahita yumva amukeneye. Icya mbere ni amabere. Amabere y'umukobwa cyangwa se y'umugore ni igice cy'umubiri umugabo akoraho maze umukobwa agahita yumva ubushagarira bumwuzuye umubiri we wose, bigatuma yumva ashatse gukora imibonano mpuzabitsina ako kanya. Igice cya kabiri ni ibibero. Iyo umukobwa yemereye umuhungu ko amukora ku bibero aba yikozeho, kuko kenshi haba hariho amaribori ari nayo afasha umubiri wose kumva neza igikorwa kiri kuba. Gusa ntibivuze ko utagira amaribori we ntacyo yumva, kuko ari we wese w'igitsina gore aterwa ubushake cyane no kumukora kuri iki gice. Aha gatatu ni mu ntege. Mu ntege naho ni hamwe mu bice by'umubiri w'umugore bigira ubukirigitwa cyane, ku buryo iyo hari uhakoze umubiri wose ugira ubwitabire, bityo umubiri ukaba wahita ucika intege ukagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina cyane. Icya kane ni mu musatsi. Gukora mu musatsi w'umukobwa cyangwa w'umugore bifasha cyane umugabo kumwumvisha icyo akeneye. Imisatsi kandi ku bagore ibamo ubushagarira butuma batwarwa igihe cyose umugabo arimo kuyikoramo, ku buryo bashobora no gushiduka ibitekerezo byabo byagiye kure, bagahita bifuza gushaka gukora imibonano mpuzabitsina.
gatanu, haza mu biganza. Abantu b'ibitsina bitandukanye iyo bafatanye mu biganza umwanya munini bishobora gutuma umugore yumva ashatse gukora imibonano mpuzabitsina, ariko bikaba akarusho iyo umugabo asa nk'umushimashima cyangwa akorakora mu biganza by'umugore. Ubushagarara buhita bwihuta cyane ku buryo bica intege umugore mu bijyanye n'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Aha gatandatu ni mu matwi. Iyo umugabo akoze mu matwi y'umugore cyangwa se umukobwa bimwongerera ubushake cyane bwo gutera akabariro, aho amatwi atuma umugore cyangwa se umukobwa amera nk'utaye ubwenge akumva umugabo yakomeza kuhakorakora. Igice cya karindwi ni umukondo. Iki ni igice nacyo umuhungu cyangwa umugabo ashobora gukoraho bigatuma umugore cyangwa umukobwa akora icyo atatekereje, kubera ko bituma atekereza cyane ku gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Igice cya nyuma ni ku gitsina. Iyo umugabo arinze akora ku gitsina cy'umugore aba amufite neza, ku buryo bitaba byoroshye kwirinda ko batandukana ntacyo bakoze. Igitsina iyo cyakozweho biba byarangiye, biba binagoye kugira ngo umugore cyangwa umukobwa ahikure. Mu gihe umukobwa cyangwa umugore yumva adakeneye gukora imibonano mpuzabitsina, nta bundi buryo yakoresha uretse kwirinda ko umugabo yamukora kuri biriya bice. Gusa nanone nko ku bashakanye, mu gihe umugabo yifuza gutegura umugore we agomba kwifashisha cyane biriya bice, kuko byamufasha kwinjiza umugore we mu gikorwa nyirizina. Ntabwo nasoza ntabibukije ko ibi bigenewe abashakanye gusa, kuko kubikora utarashakanye ni amakosa. Kubemera Imana ho birazwi ko ari n'icyaha kibi Imana yanga urunuka.